Yeah, the brave man for real. I'm back once again. Alright. Abakobwa b'i Rwanda hano batubwira ngo yebo Dorcas na Festina abakobwa beza reka badukorere kano karirimbo badukorema akazi tukivuga ngo iki. Alright. Mukozi wangu nakuhitaji zaidi ngo mukiza wanjye ndagukeneye ndetse na cyane. Na moyo wangu unanilia uwepo wako ngo n'umutima wanje uburirira kubahuri na nimejaribu omao lakini siwezi ngo naragerageje kubwanje ariko ibintu ninsazi ngo niwe nishingikirijeho ntusige nakutegemea we nikiuwa bado napumua ngo nono ngo mujye gihumeka izina ryawe niryo ryonyine nzagenda nirata tena staliki kitu from paying your face ngo ikintu cyose cyambuza kuba uwo wakoresha ngo ndakiyamye izina ryawe ijwi ryawe rimpamagaye nsiga ibyo nahindimo byose nkaza misha mu mababa yawe kugeza isafari irangiye ngo ndabizi ko nduwawe ndabizi ko nkunda cyane unanipenda tena sana ugiye umwuka wawe wankuye oya ba witonze bana najua kwamba mimi ni wako ndabizi ko nduwawe unanipenda tena sana urankunda cyane nuru yako imenitoa kizani ngo inuze umwuka wankuye umwishima sinzigera mboko pasi ndigera ngira ubwoba nitawari sasa nyobora hata milele kugeza iteka ryose overpower me overpower nigarurira wese uburyo rwose ubishakamo natamani kuongozwa I desire ngo nishimira ndashaka kuba wawitonze the brave ngumuka wawe amen ibi ni ibiki the brave man ko yebo Yesu ndagukeneye yes yebo Yesu I need you ndagukeneye Yesu yego ngoduwa Mungu nitumikishe ngo nkoresha mwami mu nyungu z'ijuru kugira ngo mbe nakorera akazi keza ubwami bwawe hano kwisi imbaraga unyuzuze imbaraga zo kurwana ugamba unkuremo intege zanjye for me to despise the arrows of fire no nchamazi imyambi y'abanzi n'abanzi ngo mujye abandi bizerera mu mamodoka urumva bakizerera mu mafarasi n'iki twebwe tuvuga iby'izina ryawe mujye bakizerera mu mamodoka abandi bakizerera mu mafarasi ngo twebwe twamamaza izina ryawe nani none mujye abandi ngo bakizerera mu mamodoka urumva mujye bari kwizerera mu bw'amafarasi twe tuba turi kuvuga izina rya Yesu izina ryawe haleluya wengine wanataja wafalasi bali sisi tunalitaja hilo jina la Bwana izina ryawe nuko unyigarurira wese unkoresha icyo ushaka abakobwa b'i Rwanda Dorcas na Festina natamani kuongozwa na mikono wako wenye nguvu urumva ngoki amen we abakobwa b'i Rwanda yebo Jesus ndinga ndagukeneye alright the black man the good man yeah nitawale sasa overpower all of me uburyo bishakamo the way you truly desire alright the black man the good man alright ngo mumekera mu mwuka wawe amen alright the brave ngo yego Yesu wanje ndagukeneye I need you alright the brave man mubwire ko abakobwa bari gukora amateka ndetse niba utanabizi ugiye kubimenya kuko ibintu byarangiye ntago bikiri lokale babigize
International ngo urumuri rwawe rwankuye mu mwijima ngo sinzigera mpogopa na rimwe sinzigera ngira ubwoba ndabizi unkunda cyane nuru yako imenitoa gizani ngo urumuri rwawe rwankuye mu mwijima sitaogopa kamwe sinzigera ntinya najua kwamba mimi ni wako ndabizi ko wawe unanipenda tena sana you love me so much urankunda cyane nuru yako imenitoa gizani sitaogopa sana urumuri rwawe rwankuye mu mwijima sinzigera ntinya najua kwamba mimi ni urankunda cyane ndabizi ko wawe urumuri rwawe rwankuye mu mwijima sinzigera mpaba the black man, the good man. Alright. Abakobwa babigize international ibintu byari biri lokali. Sitaogopa sana sinzigera ntinya. Abakobwa ngo ntibazigera batinya umwanzi. Kabone niyo baba baciye mu gishanga cy'urupfu mu kibaya cy'urupfu. Niyo baca mu ntare gutya baziganje igihe bakajya mu nyanja muza ryari zashaka reka ntabwo ngo bazatinya noneho ubwo nyiyoborera nitaware sasa noneho abariwe nibera iteka yigarurira wese unkoresha icyo ushaka natamani kuongozwa noneho ndashaka yuko na mikono wako urumva ngo kaboko kawe ikatari mumekeramo amena yepo Yesu yego Yesu wanje jewe ndagukeneye nindu udakeneye Yesu basaza kuri jewe mbona ari ku ni neza abakobwa biwacu ibintu babigize international ibyo bitarakorewe hehe ntabwo ari mu gisozi natamani kuongozwa ngo noneho wowe wa Minecraft ikiganza cyawe gikomeye ngo noneho birangira no kumumekera mu mwuka wawe mwiza kandi nuko ndagukeneye Yesu unyobore Katulore the brave man abakobwa b'u Rwanda abakobwa beza bakubwira ngo urakoze kuba uhaye umwanya wawe no ndirimbo uhaye Yesu umwanya mu buzima bwawe Imana iguha umugisha the brave man ndabashimiye Dorcas and Vestina bakubwira ngo Yesu ushimwe the brave man. All right.